Hello my people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. ariko da Rero nta bintu byinshi byo kuvuga. Ubu noneho naje nabaye akana keza, nta bintu byinshi byo kuvuga, ariko si ubu narekena. Namugaruye cyangwa se ngo amagambo aryoha asubiwemo. Amagambo aryoha asubiwemo. Noneho rero hari n'abantu benshi bamukunze, basanzwe banamukunda, barambwiye ngo ni gute utamugarura. Izo nshuti zanjye namwe bandi mubaye inshuti zanjye, Imana ibampera umugisha utagabanyije, ibahera iburyo n'ibumoso. Ubu se ubundi urongera ubibwire cyangwa oya ntabwo nongera kwivuga ndi wa wundi wacyagiye muraho ariko wasuhuze muraho neza, umwaka mushya muhire, nizere ko muri bumusubize w'ibihumbi 2025 uzababere umwaka w'uburumbuke, muzahahe muronke ikitaragenze neza muri 24 Uwiteka azabafashe uyu mwaka rwose bizaba uburyohe. Ni kuri kw'Imana. Uburyohe rero ni ukugira ubuzima buzima buzira umuze. Umuze ni indwara, umuze ni indwara nyine. Urugero ni nk'ibi birwara ubona bidakira bya mabaga. Oya mabaga ibona urukingo igakira. Ni nk'ibi birwara umuntu arwara kubamo mu mubiri ikakumunga ntibone urukingo, ibyo baguhaye gusa bikaba ari ukukorohereza gusa, bimwe twita karuma. Ariko mpaka iyo nyagwa y'indwara akaba ari gukuraho, niyo twita umuze nyine, ikaguhoramo ntikuvemo. Imana ibyo byose izabibarinda. Bakunzi ba Shaka TV Show, Imana ikomeze igira ute ibarinde, ibaha ibyiza byose kandi yakira ubusabe bwanyu. Amina. Tukire kuri iyo ngingo, turi ku ijambo Imana isumba byose, imbere yayo igihe icyo ari cyo cyose uyiha umwanya, nk'uko ugera igihe ukiha umwanya ukiyitaho, nk'uko ugera igihe ukavuga uti ngiye kurya, gira igihe niyo yaba ari iminota 15 uvuga uti Mana ubu nje imbere yawe ahantu heza hiherereye, ntihazagire ukubeshya ngo ngiye gusengera mu ishyamba hariya, ntaho Imana itari, ntaho Imana itagusanga. Gusa wowe ivane muri twa tundi twatura tundi uvuga uti uyu mwanya ndi imbere yawe Mana, n'uwanjye n'Imana n'uwanjye, kandi nta rurimi itumva. Vuga ururimi ushaka rwose, waca amarenga yehe wagerayo ukarira gusa wagerayo ukarira gusa, irakumva. Iminota 20 niyo yaba ari 20 uti Mana urire, uvuga ikiri ku mutima wawe ariko kitari ubugome. Ntabwo unubikora kabiri mu cyumweru, ntabwo navuga ngo bikurikiranye n'iki simbizi, ariko ukavuga uti buri cyumweru mfitemo iminsi 2 ya masaha, icyo gihe muzambwira. Mwabyumvise? Hano kuri Shaka TV Show ntabwo tuzajya tuvuga ibintu by'imihanda gusa, ntabwo tuzajya tuvuga ibintu byo gushaka amafaranga gusa, n'ibintu by'Imana. Ni ukuri kw'Imana tubirimo. Uyu mwaka rero ni umwaka wo gusenga, uyu mwaka ni umwaka wo gusenga cyane, twongera amasengesho nk'uko turi guhiga ngo bigende uku bimere gutya, ariko bya bindi uhiga unabanza uhigira imbere y'Imana. Yego Mana ishobora byose. Wivuga rero uti ngo noneho ngo none se ko mbona baje kwigisha ngo turamenya ari ibiki. Oya n'umusogongero twagira ngo tubahe umusogongero, kandi kubaho n'Imana, kandi kubaho niyo sha, kubaho n'Imana. Ibintu byose dupanga ni Imana. Mpamvu tuvuga ngo ni Imana, tugomba kuyiha umwanya wayo.
hari izina nuko nyine basigaye baravuze ngo abantu kugeza ubu mwe muvuka ubu ngubu birabujijwe kujya mwita wa mwana ngo nzarubana nayo nzagira gutya barimo mbazi uzi ko amazina barayaciye hano muri iki gihugu cyacu y'amagenurano ariko ubu none igihe kirageze ngo witekerezeho kuki umuntu yitaga umwana iryo zina ni ba data batubyaye ariko mwebwe mugeze igihe utuzina twiza cyane. Hanyuma rero dukomeze turyoshye ndacyabategereje nanone mukomeze mumbaze telefone zanjye yarazibahaye bamwe mwongere nizi ko mwazanditse ndabizi turi kumwe n'aba bandi bambajije kwa kundi ko bashobora kugera kwa ba boss bacu abo uzagenda ubarabura niwe turi kumwe harabona ubundi nabwiye haraba twabivuganye ubu nuko ahubwo barimo bawe hari ukuntu muri kugera wowe bimeze neza c'est vrai hariho abo byaryoshye aho hari abo byaciyemo ubu noneho rero mukunda Imana bakunda Imana gukunda Imana rero niko kuyikunda utese kubera iki ikintu cya mbere mu buzima turambura ibiganza tugasaba ntukabonekana ko yarageze kuri kiriya aho kugira ngo ugire ishyari ujye kuba wakimupapura gusa saba Imana iguha ibyawe kiriya ni iki saba Imana iguha ibyawe niba uri umusore byanga bikunda ugomba kuva mu busore ukazaba umugabo niba uri inkumi ugomba kuva mu bukumi ukazaba umugore ukazaba umubyeyi ibyo byose rero gira utya kwa Mungu reka mbarobesha akantu gato ariko ntimuturambire ngo tuje kwigisha Bibiliya cyangwa tuje kwigisha iyobokamana oya ni ibiganiro hari ukuntu nka kabiri mu cyumweru ugomba kuregera telefone yawe 8:00 za nijoro ukigomwa biringita ukabijugunya ukishyira muri muduti mbese ukavuga uti ngiye gukorera amafaranga ukumva ko ugiye gukorera amafaranga kuko amafaranga buri gihe ni abantu bakunda bigatuma ugenda utariye kubera ko bavuze bati kiraka kirahangaha ibyo nabyo ubyuke ukarabe mu maso witegure iminota 20 itarenze 30 Imana ishobora byose urayibwira urire ugira ute ubusabe bwawe mbigubatumye kabiri mu cyumweru asiga ubuzima bwawe rwose uzarebe uti burya kumbe wa mukecuru yatubwiye ibintu byiza iyo niyo nzira ya mbere ya buri muntu wese mutumye yakagira umbwira ngo baje kugusengera ni byiza kugusengera baraje ariko banza wowe none ibyashyaka bizaze wenda byunganira ibyanjye ko ni ngewe uzi ibimbabaje nshaka kugeraho reka nihutishe ku rubyiruko uravuga uti se Mana nzabaho noneho kugira ngo uzabeho nuko ikiza ku isonga ni ubuzima kuba uri muzima wese cyo ngicyo gisabe usaba Imana ubuzima we muzima icya kabiri amafaranga urumva iyo ufite ubuzima ukagira amafaranga ibyo bintu uko ari bibiri hari icyo utageraho ngayo nguko rero bakunzi ba Shyaka BTV Show uyu mwaka twongere amasengesho ni ukuri kw'Imana twongere gusenga twongere gusabana n'Imana twongere kuko twasanze ubuzima buzira umuze bwose buva ku Mana ishobora byose bisobanuye ngo rero wasenze hari umuntu akunda kutubwira ngo warasenze buri iki urumva ko uwo muntu twahuje sibyo ko wenda ntavuze ngo warasenze buri iki nagira ngo niwinjira muri icyo gikorwa cyiza cy'indashyikirwa ntacyo uzabura bana banjye